umusararaje amen Amen. umusararaje aje kugashya, umusararaje aje kwambutsa abayikoze neza. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo umusararaje aje kwambutsa abakoze neza. Hari uruzi ruri imbere, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kwambutsa abantu basenze. Imana igiye kwambutsa abantu basenze. Nabonaga umusare arimo agashya, nkomeza gusenga mbaza Imana ngo si umusare ninde. Imana tabara abadamu batwite, Imana ije gutabara abarwayi, Imana ije gutabara abantu batagira akazi, Imana ije gutabara abantu bakoze ari amasengesho navuze. Imana amahoro irambwiye ngo mbabwire ngo ije kubatabara. Hallelujah. Imana irambwiye ngo ije kubatabara. Burega abana banjye ndabakunda. Hallelujah. Burega abana banjye ndabazi. Amen. Iyo mwiruka imisozi munshaka mba mbibona. Ngo nimuhumure rero ndabatabaye kandi nje kubagirira neza. Ngo nimuhumure ndabakunda. Ngo nimuhumure bana banjye. Nta kibi kizabageraho, ngo nta n'ibyago bizabagwirira. Ngo nubwo mubabajwe, ngo ariko sinyobewe ko muri abanjye. Ngo ndabazi ndabasobanukiwe. Ngo nimukomere kandi ndabakunda. Ngabumva ubutumwa bwanjye mukabugira ubwiru. Ngo nimuhumure ndabakunda kandi nzabagirira neza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imisaje aho hose, imisaje kubake, imisaje yongere gukomeze. Yego. Message ndayihaga kandi Imana ishimwe cyane. Ubundi ni gake cyane njya mbona message ndi kuri kamera, ariko ubwo hari impamvu zabyo. Reka twiririmbire mu izina rya Yesu. Werera abanyarwanda nta mbuto, werera abanyamahanga ntaki, abantu bose barakwanze no kutabimenya. Imana yambwiye nkubwire ngo abantu bose barakwanze, nayo yarakwanze yarakurambiwe. Imana yambwiye nkubwire ngo ije kugukubita. Imana ije kugukubita. Message nari mfite n'ingini umusararaje amen. Amen. Umusararaje aje kugashya, umusararaje aje kwambutsa abayikoze neza. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo umusararaje aje kwambutsa abakoze neza. Hari uruzi ruri imbere, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kwambutsa abantu basenze. Imana igiye kwambutsa abantu basenze. Nabonaga umusare arimo agashya, nkomeza gusenga mbaza Imana ngo si umusare ninde. Yewe nabuzwa n'iki kujya mukunda, ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngenda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Imana idutabare. Imana ibahe umugisha rero. Abakozi bose bazataha, manda umwami w'abazabakira, ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntege kubu, umuze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu, numa mwamu bundi imbere yawe. Imana
byamamare. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana amahoro ibahereze umugisha. Ni byiza, ni iby'igiciro kandi ni iby'igikundiro kongera kubana natwe, kandi nanjye ni byiza cyane kongera kubana n'umukozi w'Imana. Imana y'amahoro imuhereze umugisha. Umukozi w'Imana uraho neza? Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Urakoze cyane, Imana y'amahoro ihimbazwe cyane. Ndabona noneho akarwara uri kugenda ugatera umugeri. Kabiri ndimo ndakira. Imana ishimwe. Nizere ko abantu bagiye baguhamagara bakakubwira ati nyamuneka urwara ukira. Hari n'abamfashije. None umugisha. Hari umubyeyi wamfashije rwose yangurira imiti. Imana imuhumbagisha. Amen. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ntabwo rero turi buze gutinda, urasuhuza abakunzi bacu, nurangiza ubasabira umugisha ko bahisemo kubana natwe. Ndabashuhuje inshuti za Yesu, amahoro Imana abane namwe. Ndabakunda cyane ababyeyi banjye, ndabakunda bashiki banjye namwe muri iyi si Imana yampaye, ndabakunda ndetse n'abakuru banjye mwese. Imana y'amahoro bampera umugisha mwese uko mu nkunda, nanjye ndabakunda. Na Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda. Sibyo? Yego. Nkunda bankunda, hari ibindi yongeyeho n'iki? Kandi abanshakana umwete bazambona. Kandi abanshakana umwete bazambona. Nanjye rero ndabakunda, mudukurikirana ubutumwa bwacu dutanga. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane kandi ibongerere, isubize ibi byifuzo byanyu, abarwayi bakize. Ni ukuri ndabasengera. Hari nk'abantu bagenda bakamara igihe tutavugana, tutandikirana. Ntabwo rero uko mba ndi mu bindi, nta wundi munezero ndimo, nta bindi byishimo ndimo bidasanzwe, ahubwo ibyishimo ndimo nuko ndiho mbasengera. Abampamagara mukambura, hari igihe mba ndi mu masengesho, ntabwo biba byoroshye. Murabizi iby'uru rugendo, gusenga ni uguhozaho. Mba mbasabira, mwampaye ibyifuzo abenshi murabizi. Hari abo byashubijwe, hari ababyeyi babyaye, hari ababyeyi barwaye bakize, n'abakirwaye. kandi namwe mukomeze, ndakomeze dusenge, Imana yacu izatugirira neza. Imana rero ibaho umugisha kandi bane namwe cyane. Ndabakunda kuko namwe murankunda, muramfasha. Imana ikomeze ibongerere. Hari igihe nkigera rwose nkabona neza biranze, ariko Imana ikabakoresha. Imana rero ibaho umugisha cyane. Nigeze mbabwira nti ntabwo abantu bose ariko ukeneye kugira icyo amfasha bishoboka. Buri Imana niba ufite umutima ukavuga uti ndi umushaka gukora ikikuri mugabe, uzakikore kuko n'Imana iba yakikwemereye. Imana ibaho umugisha rero, ndabakunda. Dukomeze dukundane, dukomeze dusenge Imana, dukomeze twihane, dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza. Nawe wavuga ubutumwa bwiza, wabwira umugenzi wawe, wanamwohereza ubu butumwa ukamwohereza ukamubwira uti dore umva ijambo ry'Imana. Ni ibyo ngibyo Imana ishaka. Yego. Umuririmbyi ntibuka paje ye niwe warimbye aravuga ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. Manda umwami w'abazabakira, ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntegeka ubu, unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka ubu, numamwa mu bundi imbere yawe. Imana ibahe umugisha. Hari abantu benshi bazimiye, batamenye umwami wacu Yesu. Ati mujye kubabwira inkuru z'agakiza k'ijambo ry'Imana.
mana mana yanjye ntegeka ubu umuze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeka ubu ntuma mwamu wundi imbere yawe. Amina. Buriya ngo iyo umuntu aririmbye Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo iyo umuntu aririmbye ngo abasenza kabiri. Aririmbye neza mu kuri no mu mwuka. Reka turebe indirimbo. Ntabwo indeye. Imbaraga n'amavuta ahubwo reka tugume. Amen. Abakunzi bacu nabo Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka ntabwo turi bubarambire. Reka turebe indirimbo y'108. Yego. Nshuti zanjye iyi ndirimbo y'108 aho uri hose uyiririmbe. Nyihawe ndi hano kuri kamera. Ngiye n'indirimbo y'108 iravuga ngo ngende umukristo ngo kandi nzahora ndiwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Imana ishimwe cyane. Aho uri hose nawe yiririmbe iyi ndirimbo nzi neza ko iri bugufashe. Imana ishimwe. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Amen. Iyi message ndayihawe. Yego. Message ndayihawe kandi Imana ishimwe cyane. Ubundi ni gake cyane njya mbona message ndi kuri kamera. Ariko ubwo hari impamvu zabyo. Reka twiririmbe mu izina rya Yesu. Amen. Ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngende umukristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka. Ngende umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngende umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngende umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngende umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Ngende umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngende umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Ngende umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye.
kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngenda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Amen. Yesu ushimwe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Amen. Mana ishimwe. Amen. Umaze nintumbirwa ngiye gupfa, Amen. nzagira ibyishimo bitavugwa kuko ngiye mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo mfite umugaba mu mwami Yesu. Yego. Mana tugirire neza. Nituba hamwe nzahora nesha. Ngo nituba hamwe nzahora nesha. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwifurize ngo ubane nawe. Bane nawe. Mana tugirire neza, Mana turengere, Mana ikomeze kutuba hafi abayisenga, Mana ikomeze iba hafi y'abayizera, Mana ishimwe cyane. Niho ndabona gutabarwa kw'abantu, niho ndabona gutabarwa kw'abantu, ndabona marayika aje, Mana ije gutabara, Mana ije gutabara. Ndagira ngo mbwire abantu Yesu ushimwe, ndagira ngo mbwire abantu ko Imana ije gutabara, ndagira ngo mbwire abantu ko Imana ije gutabara. Abantu nimwihane, abantu twihane, ndagira ngo mbabwire ko Imana ije gutabara. Ni Imana y'amahoro, ni Imana idukunda, ni Imana ikunda abayo, ni Imana ikunda abayizeye, ni Imana ikunda abayiringiye, ni Imana ikunda abatararambiwe bayinambyeho. Imana itugirire neza. Iyi message ndagira ngo yumve, ndagira ngo mwumve ko Imana ije gutabara. Imana ije gutabara abantu bayo, Imana ije gutabara abantu basenga by'ukuri, Imana ije kubatabara, Imana ije kubatabara. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ije kubatabara abadamu batwite, Imana ije gutabara abarwayi, Imana ije gutabara abantu batagira akazi, Imana ije gutabara abantu bakoze ari amasengesho navuze. Imana amahoro hamwe ngo mbabwire ngo ije kubatabara. Haleluya. Imana ntambwiye ngo ije kubatabara. Burega abana banjye ndabakunda, burega abana banjye ndabazi. Iyo mwiruka imisozi munshaka mba mbibona. Ngo nimuhumure rero ndabatabaye kandi nje kubagirira neza. Ngo nimuhumure ndabakunda, ngo nimuhumure abana banjye, nta kibi kizabageraho, ngo nta n'ibyago bizabagwirira. Ngo nubwo mubabajwe, ngo ariko sinyobewe ko muri abanjye. Ngo ndabazi ndabasobanukiwe, ngo ndabazi ndabasobanukiwe. Ngo nimukomere kandi ndabakunda, ngabumva ubutumwa bwanjye mukabugira ubwiru. Ngo nimuhumure ndabakunda kandi nzabagirira neza. Yesu ashimwe cyane. Message ahora hose, message kubake, message yongere gukomeze. Ndabwira abadamu bataryama barara ku bigeragezo by'abatware babo, ndabwira abagabo bataryama badasinzira bari ku kigeragezo cy'abagore babo. Mana ikamira ngo nimuhumure, Imana igiye kubatabara. Mana ikamira ngo nimuhumure, Imana igiye kubatabara. Imana ikamira ngo muhumure ngiye kubatabara. Ndetse n'abashonje Imana ikambira ngo ije kubagaburira, ndetse n'abashonje Imana ikambira ngo ije kubagaburira, ndetse n'abatagira aho baba Imana ikambira ngo ije kububakira. Ndetse Yesu ushimwe, Imana ikambira ngo ije gutarura impunzi, Imana ikambira ngo ije gutarura impunzi isubize mu bihugu byazo. Imana ikambira ngo iraje bidatinze, Imana irongeye bisubiyemo irambwira ngo iraje bidatinze. Imana irambwira ngo igiye gutabara. Ariko nimuhumure kandi mukomere, nje kubagira neza mubone ko ndi Imana yanyu. Urakoze Mana nziza, urakoze kuko uri uwo kubahwa, urakoze kuko tugiriye neza, urakoze kuko ugiye gutabara ababaye n'ababajwe, urakoze kuko ugiye gutabara abashonje, urakoze kuko ugiye gutabara abagabo n'abagore bananijwe muri uru rugendo. Urakoze databuja, urakoze kuko tugiriye neza, urakoze uragahora ku ngoma. Turacyari kumwe nawe, komeza ubane natwe rero, tugire neza tukugireho umugisha. Turasenze kandi turizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
imbaraga n'amavuta mukozi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, ndumva nezerewe Imana cyane. Iyi message ndumva nishimye cyane, ndumva nishimye cyane. Amen. Abantu bari ku misozi, Imana bakuyeyo, misozi y'ibigeragezo, misozi y'ibibazo, Imana irambwiye ngo igiye kubikuraho. Amen. Misozi yo kudashaka, imisozi yo kutagira abagore, misozi yo kutagira umugabo, Imana y'amahoro irambwiye ngo ije kubikuraho. Imana irambwiye ngo ije kubikuraho, mukomere kandi muhumure. Imana ishimwe cyane. Rero reka turebe ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 11. Dusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, turahe ibi igice cya 22, turahera ku murongo waho wa 11. Bibiliya iravuze ngo ukiranirwa agumye akiranirwe. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo ukiranirwa akomeze akiranirwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure. Ngo uwanduye mu mutima agume yandure. Umukiranutsi agume akiranuke. Ngo umukiranutsi akomeze akiranuke. Uwera agumye yezwe. Uwera akomeze yezwe. Imana itugirire neza, abantu bezwe, abera mukomeze mwezwe, mukomeze mube maso, nimurambirwe. Imana igiye kubatabara, Imana igiye kudutabara, ntimurambirwe inshuti zanjye, ntimurambirwe, kuko ni Imana y'amahoro kandi ni Imana yumva gusenga. Ndagira ngo ntimurambirwe, mukomere kandi muhumure. Komeza. 12. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Bihwanye n'ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Amen. Ihangane turaza gusubiraho kuri uyu murongo. Reka mbanze wahazumbaza ngo kubona iyi nkoni. Yego. Nkoni ifite ubutumwa bw'icyo isobanuye uvuga. Iyi nkoni rero mureba hano, iyi nkoni ni inkoni Imana yampaye. Dore ngiye murayibona. Ni inkoni Imana yampaye. Imana yambwiye ngo mbwire abantu biyimitse, bona abashumba, bona abapasiteri birirwa babeshya, birirwa bavuga ko basambanye, bakajya kuntuza ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibitavugwa. Ari abantu b'abagabo bubatse, ari abantu bagakwiye kwiyubahisha imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubakubita. Imana ije gukubita inzererezi, Imana ije gukubita inzererezi z'abapasiteri babeshya badasenga Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubakubita. Imana ije kubakubita. Imana irabakubise. Imana yambwiye ngo ije kubakubita. Cyane abantu bakunda kumbwira muri komanteri ngo nimvuge umuntu, nimvuge uwo ari we. Hari umupasiteri wigize icyahebwe, wigize akahebwe, udashaka kwihana, ahubwo wirirwa ashimishwa n'inkuru mbi zabaye ku bandi, akirirwa avuga ibibi, nta byiza ajya avuga mu kanwa ke, nta byiza, ahubwo ahora aseka yishimiye ibibi yuko ari byo byabaye, ntajya yishimira ibyiza. Imana yambwiye ngo ije kugukubita. Dore inkoni Imana yambwiye ngo ije kugukubita. Biratubwiye ngo uwanduye akomeze yandure. Komeza wandure, ni akazi kawe, ariko ujye nakugira inama yo kwihana. Niba utihannye, Imana ije kugukubita. Kandi wihanire kuri kamera, aho wirirwa ubeshyira abantu, aho wirirwa usekera abantu ibibi byababayeho, wirirwa uvuga ibibi. Nta mbuto urimo werera abanyarwanda, nta mbuto werera abanyamahanga, abantu bose barakwanze nuko utabimenya. Imana yambwiye nkubwire ngo abantu bose barakwanze, nayo yarakwanze, yarakurambiwe. Imana yambwiye nkubwire ngo ije kugukubita. Imana ije kugukubita. Message nari mfite n'ingi ikomeye yawe. Imana yambwiye ngo ije kugukubita, kandi nta juru ufite. Nutihana ngo ujye kuri kamera wihana usaba Imana imbabazi, Imana yambwiye ngo iragukubita.
Mana ije kugukunda. Komeza ku ijambo. Ntabwo byoroshye. 12 hari havuze ngo dore ndaza vuba. Dore ndaza vuba. Nzanye ingororano. Nzanye ingororano. Kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Kugira ngo ngororere umuntu wese ibyo yakoze. 13 Ndi Alpha na Omega. Ndi Alpha na Omega. Uwa mbere n'uwa nyuma. Uwa mbere n'uwa nyuma. Itangiriro n'iherezo. Itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo Yego. kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Yego. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Imana idutabare. Mani baho umugisha rero. Iyo nani message. Yego. Indi message ngiye gusorezaho ni message ikomeye cyane ariko nziza. Umusararaje. Amen. Amen. Umusararaje aje kugashya, umusararaje aje kwambutsa abayikoze neza. Mana namwe mbabwire ngo umusararaje aje kwambutsa abakoze neza. Hari uruzi ruri imbere ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kwambutsa abantu basenze. Mana igiye kwambutsa abantu basenze. Nabonaga umusare arimo agashya. Nkomeza gusenga mbaza Imana ngo si umusare ninde. Imana irambwira ngo ni jyewe ngo uje gutwara itorero ryanjye, uje kwambutsa abansenze, abavuze izina ryanjye bakavuga batabeshya, ababaye hafi y'abantu banjye bakabakomeza. Imana irambwiye ngo uje kwambutsa abantu bayibaye hafi basenze. Imana amahoro ishimwe kandi itugirire neza. Imana idutabare. Iteka duhe kwambuka. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mbashishikariza kugira ngo mukurikirane iyi message, musoze iki kiganiro. Hari abantu batajya basoze bumva ikiganiro ntibasoze, ariko ndagira ngo iki kiganiro mucyumve mu gisoze kugira ngo Imana amahoro itugirire neza. Niba hari aho wateshutse wihana usaba Imana imbabazi kugira ngo Imana niza kwambutsa abayikoreye nawe ntuzasigare. Imana ibagirire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mbere yo gusenga ndumva nta kindi narenzaho ku butumwa bwiza Imana iguhaye, ariko hari ikintu nanone nagusaba. Nifuza yuko watambutsa nimero ya telefone kubera ko hari umuntu ushaka kwambuka cyangwa se kwambutswa n'Imana ariko adafite umufasha kwatura, adafite umuyobora muri iyo nzira yo kwegera Imana. Nagusaba kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone iba no kuri WhatsApp. Ushaka kunyandikira wanyandikira 0782 96 97 41 0788 96 97 41. Imana ibahe umugisha. Amen. Karibu rero n'isengesho. Uri Imana nziza, uri Imana izambutsa abakwizeye bakwiringiye, uri Imana ije gutabara no kurengera, uri Imana ije gutandukanya ikibi n'icyiza. Ngaho rero Mwami komeza kuduha imbaraga zo kuba hafi yawe kugira ngo tumenye ijambo ryawe, kugira ngo tumenye ko ari Imana ishoboye byose. Data ujabara twiringira kwiringira abana b'abantu. Urakoze rero kuko byumvise, urakoze kuko dutabaye, urakoze kuko ukirije n'abarwayi ndiho nsengera, urakoze kuko utanze urubyaro mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe
turasenga kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Imana amahoro iguhereze umugisha kandi igukomeze, isubize ibyifuzo byawe, ikuzamure, ikomeze yuzuze amavuta yawe, igikombe cyangwa se ihembe ryawe ntirikagabanuke na gatoya, ahubwo rijye rihora ryuzuye amavuta. Shalom.